Nongeye kugusuhuza wowe munyeshuri wakoze ibizamini bya leta, ubwo ndavuga muri pirimeri ndetse no muri segonderi, ubwo iri tangazo rirareba wowe munyeshuri utegereje amanota ndetse nawe mwarimu utegereje kureba amanota y'abanyeshuri bawe ndetse nawe mubyeyi utegereje kureba amanota y'umwana wawe. Ni ngombwa ngo wicare hano umenye ibi ngibi. Abantu benshi bajyaga bibaza ngo amanota azasohoka ryari, gusa bahereye kare bababwira ibijyanye n'uko gukosora bisa nkaho biri kurangira, gusa ngewe ku by'amanota ngiye kukumara impungenge, ngiye kukubwira byinshi utabwiwe. Nucikwa n'iki kiganiro ntabwo uzamenya ngo ese abantu bari muri segonderi ko tuzi ko bazimurira muri pirimeri, ese ni nayo baba bazimurira muri segonderi? Ibyo ngibyo ni ibintu wagombaga kwibaza, gusa ndagira nkubwire ko ku manota 100 ibyo ngibyo biri muri pirimeri, naho ibyiciro biri muri segonderi mu wa gatatu. Ni ukuvuga ko muri pirimeri umuntu wagize amanota ari munsi ya 50 uwo nguwo ni ugusibira. None wakwibaza ngo umuntu uzajya bodingi azaba yageze angahe? Umuntu wagize 70 kuzamura uwo nguwo afite bodingi. Umuntu wagize amanota ari munsi ya 70 uwo nguwo aziga 9. Noneho mu bantu biga muri segonderi mu wa gatatu, ni ukuvuga ko umuntu waje mu cyiciro cya mbere ho bazafatira mu byiciro. Umuntu waje mu cyiciro cya mbere azaba afite bodingi, ndetse biravugwa ko abahungu bazaba bafatiye ku manota 25, abakobwa ku manota 23, ngo bitewe n'uko mu gihembwe gisize cy'amashuri, ko umwaka w'amashuri usize 2023-2025 bafatiye ku manota menshi, bityo bodingi zibura abanyeshuri, biza kurangira bafashe ku manota makeya. Ibyo rero byarahindutse, umuntu uri mu cyiciro cya mbere afite bodingi, umuntu uri mu cyiciro cya kabiri afite bodingi, umuntu uri mu cyiciro cya gatatu yafashe 9, umuntu uri mu cyiciro cya kane ubwo ni ripiti, ni ugusubiramo, maze nawe akazashaka ibigo bya bodingi nyuma y'uko asubiyemo. Nanone kandi ndagira ngo nkwibutse yuko wowe wakoze ibizamini byo mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu turabizi neza ko habamo ibyiciro birimo bitatu, ubwo ni abize amasiyanse, abize TVET ndetse na TTC. Abo nabo bazafatira ku manota agiye atandukanye bitewe n'amanota. Ni ukuvuga ngo abantu bize imyuga bazafatira ku manota 70 kugira ngo ube wabona diplome. Abantu bize TTC bazafatira ku manota 65 ube wabona diplome. Abantu bize siyanse bazafatira ku manota 65 ukaba wabonye diplome. Ni ukuvuga ko ibyo byose bizagenwa mu nama izahuza abaminisitiri kugira ngo bafatire hamwe icyemezo cy'amanota agiye kuba yajya hanze muri iki cyumweru cyangwa se kino kizakurikiraho, kubera ko byavuzwe ko amanota ari hafi gusohoka nk'uko NESA yabitangaje, iburira abanyeshuri bakomeje gutegereza. Ndetse amanota y'abantu bo mu wa gatandatu bo aracyateje ikibazo, kuko NESA yavuze ko yo aziyongera, kubera ko abantu benshi bageze mu wa gatandatu bitwara nabi ndetse bakagabanya no kwiga, ngo kubera ko baba bavuga ko amashuri bagiye kuyarangiza, bikabatera kwirara. Bityo kugira ngo abantu bageze mu wa gatandatu bajye bakurana umurava ndetse aribwo bagomba gushyira imbaraga mu byo bakora, ni ukuvuga ko abanyeshuri bo mu wa gatandatu kugira ngo barusheho gukora cyane amanota yabo yarongerewe. Ni ukuvuga ngo bitewe na siyanse cyangwa se TVET, abantu biga TTC ayo manota bazafatiraho ntabwo azaba angana muri superiyeri. Ni ukuvuga ngo amanota azafatirwaho
muri TVET azaba atandukanye n'ayo mu masiyanse ndetse no muri TTC. Wakoze kubana nanjye, itariki y'amanota ni hano uzayikura, ugakanda subscribe ubundi ugakanda ku nzogera ukamenya byinshi. Ndaza kuba nakugezaho na nyuma buri uko itangazo risohotse muri NESA uzajya uhita uribona hano. Njye nitwa The Brown in The Brown Entertainment. Ushimire wowe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora, wowe wakoze like n'ugiye gutanga comment. Mwese muraba agaciro cyane kuri iyi channel.